Uyu mukobwa yahindutse umukecuru kubera makeup yakoresheje. Mu busanzwe no mukobwa afite imyaka 31, gusa umurebye muri kano ka mwanya wabona afite imyaka irenga 90. Nyuma yo kwisiga ibirungo ibizwe nka makeup yahise ahinduka umukecuru. Bantu mukunda makeup, bantu mukunda kwisiga amavuta mubonye ariyo yose. By'umwihariko ndaho ngaho ndavuga ku bakobwa kuko nibo bakunda kwisiga amavuta y'ubwoko bwose. Bantu mukunda kwisiga amavuta yose mubonye ibintu byose mugiye mubona muhita murarura mwisiga. Ndagira ngo mve kino kintu witonze. Iyi ni inkuru garuka ku mukobwa wo muri Afrika y'Epfo wagerageje kuba yakisiga makeup cyangwa se ibintu twita ibirungo nyine bikaba byamwangiriza isura kugeza aho ahindutse umukecuru. Kino kiganiro tugiye kubanamo bakite bimenye ni ikiganiro gitambuka ku muyoboro wa YouTube channel ari we MS Empire Talks. Kora subscribe kuri channel funguni zogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge nibizajya bisohoka nawe ujye ubona mu bambere. Kino kiganiro no munsi tugiye kuganira ku mukobwa wagerageje kuba yakisiga ibirungo cyangwa se ibyo tuzi nka makeup ariko bikarangira isura yangiritse kugira aho amera nk'umukecuru w'imyaka irenga 90. Gusa nimba kino kiganiro gikunze wibuke ukore like ugisharinga inshuti zawe. Reka dutangiye gutya. Umukobwa wo muri Afrika y'Epfo byavugaga yuko yabaye umukecuru kubera kuryamana n'umunyamahanga. Gusa umuganga yasobanuye yuko uno mukobwa yazize kwisiga ibirungo by'ubwiza akari nabyo byagize ingaruka ku ruhu rwe. Nyuma y'amakuru amaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga avuga umukobwa muri Afrika y'Epfo ngo yaba yararyamanye n'umusore w'umunyamahanga uturuka mu gihugu cya Thailand, hanyuma agahita ahinduka umukecuru ako kanya. Umuganga wakurikiranye ubuzima bw'uyu mukobwa kuva akirwaye yanyomoje aya makuru avuga ko ari ibihuha. Umuganga wakoze ibizamini ku mukobwa uvuga yuko yahindutse umukecuru bitunguranye nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina n'umunyamahanga. Umuganga wamukurikiranye yavuze ko aya makuru atari ukuri. Uti byagenze gute rero? Uyu muganga yavuze ko uwo mukobwa atigeze asaza mu buryo bw'ako kanya, ahubwo impinduka ku mubiri we zatangiye buhoro buhoro. Uyu muganga asobanura yavuze yuko nyuma y'isuzuma bakoze ku mubiri w'uyu mukobwa basanze hari ibisigo cyangwa se amavuta yakoresheje ku ruhu rwe byagize ingaruka ku turemangingo tw'umubiri we, bikaba bari byo byateye izo mpinduka zigaragara ku mubiri we. Uyu muganga kandi akomeza avuga ko ibimenyetso bya mbere byatangiye kugaragara ku mubiri we mu mwaka wa 2020. Mama w'uyu mukobwa akimara kubona ko ibintu byahinduye isura yaje kuba yakigira inama yo kuba yafata umukobwa we akamujyana kwa muganga. Icyo gihe ngo impinduka ze zitaragaragara nk'izo afite ubu, ahubwo hari hagaragaye gusa ibimenyetso byoroheje byahinduraga umubiri we uko wari usanzwe umeze. Ngo mu gihe cy'ibyumweru bike cyane uno mukobwa ngo impinduka ku mubiri we zitangiye kwiyongera ku rwego rwo hejuru ku buryo uno mukobwa we yari afite imyaka 31 ngo ariko wareba isura n'ukuntu yahindutse ukaba watekereza ko afite imyaka 90 kuzamura. Muganga kandi yasoje agira inama abantu bose bakoresha amavuta babonye, amavuta batazi ahantu yakorewe, batazi uruganda yacucuriwemo, nyine batazi n'ibyayakoze, bega by'umwihariko amavuta tujuje ubuziranenge. Ngira ngo ahangaha murabizi mu Rwanda tufite icyitwa S-Mark, ku rwego mpuzamahanga tukagira icyitwa CO. Ibyo rero wahita wibaza ngo ni ibiki? Nimba uzi ko uri umusore cyangwa se uri umukobwa, uri umumama, uri umukecuru cyangwa uri umusaza, muri make ukenera kwisiga amavuta, jya ubanza umenye neza amavuta ugiye kugura, asundi aya mavuta ngiye kugura yujuje icyo bita standard, afite ubuziranenge. Ntukajye ufata buri mavuta yose ubonye ngo nukunguru wabonye runaka yisiga ngo nawe tuyisiga. Ku giti cye bishobora kumuhira ariko wowe wabyisiga ugasanga bikugizeho ingaruka, nawe isura yawe ibayashe kuba yakangirika ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hari n'amavuta agiye atera kanseri. Hagati aho wahita wibaza ngo ubundi aya mavuta nzanyabwirwa n'iki afite ubuziranenge? Byaroroshye, nawe kubwira icyitwa standard cyangwa se icyitwa S-Mark n'icyitwa CO. Mu gihe ugiye kugura amavuta yo kwisiga cyangwa se ikindi kintu cyari cyo cyose kijya ku mubiri wawe cyangwa se urakoresha kugira ngo ubashe kuba making sure yuko ubuziranenge bwacyo buhamye 100%, banza making sure yuko icyo kintu ugiye kugura kiriho icyitwa S-Mark. S-Mark ni ikirangantego gihabwa buri gicuruzwa cyose cyujuje ubuziranenge hano mu Rwanda. Kugira ngo muri kukibona iki kirangantego ukuntu cya kimeze, iki kirangantego ni cyemejwe n'urwego rw'igihugu rwo mu Rwanda kuba bavuga ati buri gicuruzwa cyose cyangwa se buri product yose zagisorwa n'uruganda runaka igomba kuba ifite iyi S-Mark. Iyi S-Mark presenting cyangwa se yerekana yuko kino gicuruzwa cyangwa se ino product twabashije kuba twayigenzura neza, tubasha kubona yuko yakemerwa no gukoreshwa n'umuntu cyangwa se ibindi bintu nyine kuba yujuje ubuziranenge. Nyine S-Mark abahereza product yo mu Rwanda yujuje ubuziranenge. Ikintu cyose uzajya ubonaho S-Mark ujye ukizera yuko cyujuje ubuziranenge. Rero ntukajye kujya kugura ikintu utabanje kumenya ko hariho S-Mark. Ariko nanone hari izindi product cyangwa se andi mavuta cyangwa se ibindi bicuruzwa bituruka hanze y'igihugu. Ibyo ngibyo uzabigwirwa n'iki ko rero byujuje ubuziranenge. Hari icyitwa CO, nacyo ni ikirangantego gihabwa ku rwego rwa international. Mu Rwanda dukoresha icyitwa S-Mark, ni ikirangantego gihabwa product zujuje ubuziranenge. Ku rwego mpuzamahanga cyitwa CO. Igicuruzwa cyose haba amavuta, haba ibyo kurya, haba iki n'iki, ibintu byose uzabona kiriho hariho kino kirangantego. Nanone icyo uzajya umenya yuko icyo kintu ugiye kugura cyemejwe n'ubuziranenge mpuzamahanga se cyahawe standard product mpuzamahanga nyine cyujuje ubuziranenge nacyo 100%. So rero nari nabonye ibyabaye kuri no mukobwa ndavuga ati kuki abantu banye ntabarabura ibanga, nkababwira ati wirinde gukoresha ibintu byose bidafite ubuziranenge. Ni gute ntabarabura? Niyo mpamvu nari nkoze kino kiganiro kugira ngo mbabwire. Kino kiganiro cyitwa bimenye, ni ikiganiro gitambuka ku muyoboro wa YouTube channel ari we MS Empire Talks. Kora subscribe kuri channel funguni nzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge nibizajya bisohoka nawe ujye ubona mu bambere. Kandi kino kiganiro niba ugikunze
kora like ugisharinga inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kuba zamenya ano makuru. Ndabakunda cyane, reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Hano hatambukaho ibindi biganiro byinshi by'umwihariko bivuga kuri entertainment, ibiganiro byubaka n'ibiganiro byiza ku bantu bakunda showbiz, mucikanwe kuba mwareba ibindi biganiro hano. Ndabakunda cyane, duhure mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.